Sarisa, Tony, Joyeuse, Jacqueline, indaya zigendera. Rahira. Sha, Tony cyangwa Jacqueline niwe nabanza kugura. Tony, uri mu kazi se? Kaziri kwa mabyaga kubitwa n'inkuba. Niko mwanya nazimbwamo. Aha ni kwagera barasinziriye. N'ubusura buhe. Sha, indangamirwa nagira binyamwuga. Muhagarara mwe mbice. Ariko sister maze iminsi nkubonana amafaranga. Ariko ndashaka kumenya aho yakura. Aho yakura surashinzwe. Ndahashinzwe. Nyeneye kuhamenya. Ariko guki muvunwa numutware mutikoreye. Sister njyewe fama mabimbe ujye ndeba unazirikane ko turi abavandimwe. Wiye kumenya ukura ayo mafaranga haba ari mu nzira mbi nkaguhagarika. Mwana wa mama sinyeneye ikibi cyakubaho. Igiki? Ikintu kibi. Ariko sister imagine uhuye n'urusaza rufite amafaranga ariko rungana na papa rukahita ruyagushukisha hanyuma nawe ukemera ukayatora. Sister ubwo urumva utambwiye kare hanyuma nkumira icyaha kitaraba urumva nabaguhemukiye mwana wa mama. Ariko mabi nawe wasanga ugora mu mutwe umuntu ufite amafaranga ni ikihe kibazo yagutera? Ahubwo si ikibazo atagutera ni iki? Kandi njyewe mabimbe nirirwa mbwira abantu nibanyu icyambere ni muba munganya imyaka aguhaye amafaranga afite icyo agamije hanyuma se njyewe nyatura ntacyo ngamije. Ariko sister wagiye ugira umuti ubu ugiye kumera nka wa mukobwa wo kwa Mvundere. Yabaye iki se? Sha Tony sinkubeshye nabaho njyewe mabimbe n'ubwa mbere nabonye ibintu nkumira. Ngoki? Ariko se ababyeyi b'iki gihe batanga umuco ni ukubyara bagatahari ukwigwariza. Mama byifashe ngo ibyo se wabikuye? Sister sinkubeshye icyo nicyo kintu kimwe cyonyine nabonye numva kirambabaje. Ariko se mabi utambeshye icyo kintu ni igiki? Ariko ibaze Tony dore nari nembereye hari ruguru ku isate muhura na muzehe Makayabo umwe w'umukire ndacyakubwira ariko umwe na wa mukobwa wo kwa Mvundere. Ikintu cyambabaje nkanashenguka n'umutima ni ijambo rimwe yavuze mbageze imana. Ijambo nirihera agiye kubona bafatanye mu maboko ngiye kumva nyamukobwa ngo baby turagerayo ryari. Tony sinkubeshye byarambabaje hahandi numvaga nahita mupfukamisha agasaba imbabazi. Imbabazi ziki? Sicyo cyaha yakoze. Tony mu muco w'abakurambere kuva kera mwene Kanyarwanda na hamwe ndasoma ko byemera gusuzugura umuntu ukuru. Ngo nguki yasuzuguye nde? Tony nyumva neza njyewe mabimbe uko nganuka niyo wafata imyaka yanjye ukayikuba gatatu muzehe Makayabo sinamwita sha imyaka 40. Iwe se arabimwise? Be mu Kinyarwanda bisobanuye iki? Umwana. Hanyuma niba wumvisha inkuru neza bageze imande nyamukobwa yabwiye umusaza ngute agiye kubona bafatanye mu maboko ngiye kumva nyamukobwa ngo baby turagerayo ryari. Nuko yamubwiye ngaho nawe nyumvira icyo kintu. Abana b'iki gihe inzige zabariye akanyama k'ubwoba. Ariko njye ntabwo ndi kubyumva. Uwo mukobwa yakoze ikihe cyaha? Tony ufite amatwi cyangwa nayo utumva? Ndafite. Wumvisha ibyo nakubwiye cyangwa nabyo wumvisha? Nabyumvise. Hanyuma kwitabe umuntu ukuruta babikura bagomba gusaba imbabazi kuko Tony bura hari ibintu jyewe numva ubwanjye byandenze umuntu ukuruta sinanabasha no kubisubiramo. Ubwo nyine yashakaga amafaranga. Ngagira iki? Yashakaga amafaranga. Ubwo ushatse kuvuga ko kumusuzugura bigezaho byamutera kumuha amafaranga? Umuntu ushaje ushesha kanguhe shacho koza mabi menya ko ukiri umwana mu mutwe pe. Abakobwa b'iki gihe bose nuko bashaka amafaranga. Ariko Tony ko nawe wagira ucuramye mu mutwe urasuzugura bakaguha amafaranga. Inde se wasuzuguye? Ubu umusaza yanyuraho njyewe mabimbe aka fama ifata ngo bite shamuze igifungo cy'imyaka 10 niyo azabe ya Tiriyani. Uwo muntu kutuka musuzugura bigezaho. Hanyuma ko umukobwa batamufunze nuko natabaye maso mu magari 9 abakobwa biremewe ahubwo ntabwo urabisobanukirwa. Tony ngaho nsobanurira niba umusaza yikundiye umukobwa bakajya mu rukundo bitamera nk'uko ari abana bangana bakitana be hani ikibaju n'andi mazina abantu bato bitana. Umusaza n'inkumi bagakundana cyane rwose. Rega abasaza nabo bafite amafaranga baramaze. Hanyuma mwebwe bakobwa mwabikuye he gukundana n'abantu babaru?
musabe imbabazi. Ariko se mabi wakanga umuntu ufite amamiliyoni kuri konte ugakunda umuntu utajyana n'ipantaro yo kwambara indi utayigira uwo musore, hanyuma ugahitamo gukundana n'umuntu ukubyaye cyane rwose. Tony, ntabwo bizarangira amahoro. Umwaka wagira nuko abikora tuvukana. Ariko uriya mwana wabatewe ngo nzabikora tuvukana, reka nigendere. Ariko Sarisa, hari ibintu maze iminsi mbona njyewe wari udakubona bikambabaza. Ibyo se ni ibiki mwana? Fasho, imama y'Imana hari ibintu ndeba bikambabaza. Ariko ubwo ibyo bintu ni ibihera? Sarisa, nubona ababebi bose twiganye bose ndabazi cyane. Sarisa, ejo bundi nanyuze hariya ku muhanda agahinda karanyica, sinkubeshye nariraga ijisho rimwe. Mani, nagufataga nk'umuntu w'umugabo naho urisema bigezaho kurira ijisho rimwe. N'agahinda mwana, ndikubwiye ntiwabyumva. Ariko si ikintu cyaguteye agahinda bigezaho hamwe uririsha ijisho rimwe, icyo kintu cyaba kimeze gute? Sarisa, Tony, Joyeuse, Jacqueline, indaya zigendera. Rahira sha, Tony cyangwa Jacqueline niwe nabanza kugura. Ariko Sarisa, urwara mu mutwe, ibintu uvuze wabisubiramo. Ariko nta cyaha nkoze. Ariko koko abeza bapfubuza bara nibo bari beza mu kigo, none naho bageze. Ibaze ko agahinda baneye maze iminsi nk'icyumweru cyose ndi kurya bikanga. Shange ndumva n'agahinda biteye nuko atari n'ibishoboka nta na serebura. Sarisa, uvuze ngo ibyo wumvise umwana utari uwawe umureresha inzoga n'itabi. Sha, reka nigendere. Ariko uzikora udakubana yabyibagiwe we. Sha, reka ndebe twire iyi mari wabona atarayimenya. Twibyifashe bize Samani. oya ntago ari sawa. Twimuza ni inkuru ariko sinkubeshye. Sha, ni bimwe uba wishakira gusa. Sarisa, sinkubeshye uneye amatsiko. Ni wagenda utambwiye sinkubeshye nagukurikiye. Oya nanjye sinagenda nakubwiye. Mvuye mu rugo igitaraganya nje kukureba none nakifata ngo ngiye nakubwiye. Kagira inkuru rero. Babakobwa twiganyura bibuka? Ndabibuka bose. Nawe undi ugize kwandikira agapapuro baragukubita. Nawe ndamwibuka. Bagize ikisi? Bose street bari kwidandaza. Uvugishije ukuri cyane. Harapfa umuntu. Tubanze kwande. Tubanze kwa Tony. Iwacu nta muntu wigeze. Itone basi urufunguzo nako twagiye. Ariko Tony, mu bakobwa bose tuvukana shane woteretswe n'abahungu benshi pe, na Marceline yayashatse. Kagabo niwe wenyine yamuteretse arinda namushaka. Tuyo n'abandi baraje. Yesu mwami, nabariya baje kukureba. Cicika. Tony, uri mu kazi se? Kaziri kwa mabya gakubitwa n'inkuba. Niko mwanya nazimbwamo. Aha ni kwagira barasinziriye. N'ubusura bubi. Shatwi indangamirwa nagira binyamwuga. Muhagarara mwe mbice.